Physical love touch. Gukoranaho kw'abakundana kumaze iki mu rukundo? Gukorwa gute? Hariho inzira nyinshi zo kwerekana urukundo kuri mugenzi wawe. Ushobora kumushyigikira umutera inkunga ikomeye. Ushobora kumugurira impano kubera ko wabitekerejeho. Ushobora kumufata mu kiganza igihe ahangayitse ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Gukoranaho kw'abakundana ni rumwe mu ndimi 5 z'urukundo nk'uko Dr. Gary Chapman yabyise indimi 5 z'urukundo, 5 love language. Ibindi yagaragaje ni ukubwirana amagambo meza yo gushyigikirana, gufashanya imirimo, guhana umwanya wo kugirana ibihe byiza ndetse no guhana impano. Ibi byose ni ngombwa, ariko kubera ko twese dutanga kandi tukakira urukundo mu buryo butandukanye, ni ngombwa kumenya uburyo wowe na mugenzi wawe mukundanamo kandi bubanyuze. Ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu ruganze gitambuka hano kuri M250 TV. Tugiye gusobanukirwa byinshi ku gukoranaho kw'abakundana nk'ururimi rw'urukundo, physical love touch. Njyewe bukusanyirije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire. Bahaye ikaze. Niba mu rukundo rwawe unyurwa no gukoranaho n'umukunzi wawe, bivuze ko rero ukunda uburyo bwo gukundana binyuze mu gukoranaho, ibizwi nka physical love touch, nk'uburyo bwo kwishimira urukundo kuruta ubundi buryo bwose abantu bakundanamo, nko kubwirana amagambo meza y'urukundo cyangwa se guhana impano. Menya ko rero gukoranaho ku mubiri nk'uburyo bwo kugaragaza urukundo atari ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina gusa. Nubwo imibonano mpuzabitsina ishobora kuba ikintu cy'ingenzi cyane mu mibanire y'urukundo, guhoberana, gufatana ku rutugu ndetse no mu mugongo bishobora kuba uburyo bwiza bwo kugaragaza ndetse no gukomeza urukundo na mugenzi wawe. Mbese nabyo biri muri iki gice twise physical love touch. Niba uri muri ba bantu batemera gukora imibonano mpuzabitsina n'abakunzi babo, cyangwa se niba udashoboye kuryamana n'umukunzi wawe ku bw'impamvu runaka, intera ndende se, kubyara, imyemerere ihungabana se, ntugire ikibazo. Hari uburyo bworoshye cyane bwo gutanga ndetse no kwakira urukundo binyuze mu gukoranaho aho waba uri hose, byaba ku mubiri cyangwa se mu mutwe, hamwe n'umufasha wawe. Ibi ngibi birasa nkaho byisobanura ubwabyo, ariko hari ibintu bifatika byimbitse cyangwa se bidafatika bishobora gukoreshwa kugira ngo werekane urukundo kuri mugenzi wawe. Reka turebere hamwe uburyo wakwerekana urukundo binyuze mu gukoranaho. Imibonano mpuzabitsina mu rukundo ikoreshwa mu bucuti bwinshi bw'urukundo, ariko se waba utuye ibirometero birenga 100 kure y'umukunzi wawe, we na mugenzi wawe se mutegereje gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe kizaza? Uri umuntu udakorwaho se? Uri umuntu ugorwa n'imibonano mpuzabitsina byaba mu mutwe cyangwa se mu bifatika? Kwiga kwerekana urukundo rwawe binyuze mu gukoranaho, ibizwi nka physical love touch, birashoboka cyane nubwo mutaryamana n'umukunzi wawe. Birashoboka ko hari ibyo ushobora kuba warize ku byerekeye urukundo ndetse no kwitanaho, ariko imibonano mpuzabitsina ntago ariyo shinganwa mu mibanire ngo wenda idakozwe igikuba gicike. Yego ni ngombwa, ariko ntago ari bwo buryo bwonyine bwo kwerekana urukundo. Clarissa Silva ni umuhanga mu by'imyitwarire ndetse n'umutoza mu by'imibanire. Agira ati, gukoranaho ku mubiri, cyane cyane guhoberana, birekure cyitwa nka oxytocin, ukaba umusemburo w'ibyishimo utuma wumva ko nta kintu gishobora kukubabaza. Usibye guhuza ndetse no kwiyumvanamo, ndetse guhoberana bitera hagati y'abashakanye, binagufasha cyane kongera ubudahangarwa bw'umubiri wawe. Ahangaha rero hari uburyo butandukanye bwo kwerekana urukundo rwimbitse binyuze mu gukoranaho ku mubiri ku bari mu rukundo, physical love touch. Uburyo bwa mbere ni ugusomana. Ushobora kumva ko gusomana bigomba kuganisha ku mibonano mpuzabitsina, ariko sibyo. Gusomana ni bumwe mu buryo bworoshye cyane bwiza bwo kwerekana urukundo ukoresheje umubiri kuri mugenzi wawe. Ushobora gusoma iminwa y'ukunda, ijosi, umusaya, uruhanga cyangwa se ku kuboko. Mu mico myinshi ndetse no mu mateka yose, gusomana byagaragaye
nk'igikorwa cyo kubaha, kuramutsa cyangwa se urukundo. Gusomana bikoreshwa mu buryo butandukanye bw'imibiri, ukabikorana urukundo kandi bigomba gushyirwa imbere. Ikintu cya kabiri ni ugufatana mu biganza. Ninde utishimira kubona abashakanye cyangwa se abakundana bagenda bafatanya agatoki ku kandi mu muhanda? Gufatana mu kiganza hamwe n'umufasha wawe cyangwa se umukunzi wawe, mbese ku mugaragaro cyangwa se mwiherereye, ni ikimenyetso cyoroshye cyane gishobora gutuma umusemburo uzwi nka endorphine uvubuka. Uyu ukaba ari umusemburo utera imbaraga ndetse n'akanyamuneza mu mubiri. Ababyeyi bakunze gufata ukuboko k'umwana wabo kubw'impamvu zo kubarinda, ariko kandi no guhuza byimbitse. Ubu rero ni uburyo bwiza bwo kwerekana urukundo rw'umubiri kuri mugenzi wawe. Ikintu cya gatatu ni uguhobera. Ndetse ujye uhobera umukunzi wawe, ujye umufata igihe murebana filime se, wibuka kumupfumbata se muryamye. Nimba utabikora ni ngombwa kubikora. Kwegera ndetse no guhobera umukunzi wawe ni ibintu byiza cyane bituma mwumva mwegeranye mu buryo bufatika ndetse no mu marangamutima yanyu. Muzagerageze kubikora ubundi murebe uko mwiyumva. Ikintu cya kane cyo gukora ni uguhuza umubiri. Guhuza umubiri ndetse no gukoranaho bishobora kuba imibonano mpuzabitsina, ariko bishobora no kuba atari imibonano mpuzabitsina kandi bigakomeza kubahuza ndetse mukaba inkoramutima cyane mu rukundo rwanyu. Ushobora gukorakora ku mugongo w'ukunda gahoro gahoro, mu ijosi, mu misatsi, ku maguru, ku kibuno, kandi bikababera byiza cyane ndetse bikaba imvugo yimbitse y'urukundo hagati yanyu. Ibi ngibi byereka umukunzi wawe ko uhari kubwe, umukunda cyane kandi uri mu rukundo hamwe nawe. Imwe mu nyungu zo kuba mu bucuti n'umuntu ufite ururimi rw'urukundo rushingiye ku gukoranaho ibizwi nka physical touch, nuko umuntu ashobora kwerekana urukundo atiriwe avuga cyangwa se ngo ashakashaka impano nyinshi kugira ngo yereke umukunzi we ko amukunda. Gukoranaho ku mubiri ni bumwe mu buryo bworoshye cyane bwo kugirana ubucuti n'umukunzi wawe, kandi nubwo ari ku mubiri birangira bigeze no ku marangamutima yanyu mwembi. Reka noneho turebere hamwe uko wakwerekana urukundo bitanyuze mu gukoranaho. Nibyo koko gukoranaho ku mubiri hagati yawe na mugenzi wawe ni bumwe mu buryo bwiza bwo kubaka umubano ndetse no kongera ibyiyumvo byo guhuza hagati yanyu mwembi. Mu gihe umukunzi wawe ageze mu rugo avuye ku kazi, ushobora kumusoma cyangwa se kumuhobera. Ibi ngibi bishobora guhita bituma bimwe mu bibazo by'uwo munsi bigenda. Ibi ngibi rero ni ibimenyetso byo kwerekana urukundo kuri mugenzi wawe byoroshye ariko bifite ireme. Ni mu gihe kandi hari ubundi buryo bushobora kubaka umubano wanyu ndetse no guhuza hatabayeho guhuza imibiri, ariko bikaba bishobora kuba inzira nziza ku bashakanye bashaka uburyo bwo kwerekana urukundo bitanyuze mu gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se irindi shimisha mubiri. Uburyo bwa kabiri ni ugufata mu mugongo w'umukunzi wawe. Iyo inshuti ihuye n'ikibazo kitoroshye cyangwa se kibabaje, kubakoraho mu mugongo ni igisubizo gisanzwe kandi kibafasha cyane. Kandi uburyo bwo gukorakora mu mugongo bushobora kuba ingirakamaro cyane no mu bufatanye bw'urukundo. Gukorakora cyangwa se kumasa mu mugongo mugenzi wawe cyangwa se kuhamukandakanda bishobora kumwereka ko uhari kubwe kandi kumukunda. Ushobora kandi gukandakanda ukuboko cyangwa se ikindi gice cy'umubiri, gusa ukamenya neza kuri gushyikirana n'umukunzi wawe kandi ukareba neza ko abyishimiye. Uburyo bwa kabiri wakoresha ni ukwicara murebana mu maso. Kwicara urebana na mugenzi wawe mu maso, mwegeranye bihagije n'umukunzi wawe. Mwegeranye bihagije n'umukunzi wawe ni uburyo bworoshye cyane bwo kwerekana ko uhari kubwe ndetse ko umukunda. Birashoboka ko mwaba mwasohotse gusangira cyangwa se wenda uri mu birori ukaba ushaka kwereka umukunzi wawe urukundo, ariko ufitiye isoni kumusoma cyangwa se kumuhobera. Kwicara mwegeranyije amatako cyangwa se ibirenge bikoranaho nabwo ni uburyo butari mu magambo bwo guhuza n'umukunzi wawe. Uburyo bwa gatatu ni ugukirigitana. Abantu bamwe ntibakunda gukirigitwa, ariko gukirigitana ni uburyo bwiza bw'umwimerere
bwerekana urukundo hagati y'abakundana babikorana. Yego ushobora kuba utazi neza niba umukunzi wawe akunda ibi ngibi, ariko icyo ugomba gukora ni ukubanza ukamubaza. Ukuganira ni igice cy'ingenzi cyane mu bucuti ubwo ari bwo bwose. Nubwo ururimi rwawe rw'urukundo rwaba ari ugukorakoranaho ku mubiri, reba mu gihe washwanye cyangwa se utemeranya n'umukunzi wawe, akenshi kongera kwegerana biragorana. Ntabwo buri gihe byoroha guhagarika impagarara ndetse n'intugunda zikurikira impaka, ariko akenshi kwegera umukunzi wawe ukamukoraho bibafasha kongera guhuza. Ushobora kuba warigeze kumva imvugo guhuza ibitsina. Guhuza k'umubiri n'umukunzi wawe bishobora kwerekana ko impaka zirangiye kandi ko mwembi mwakomeje urukundo, ariko ntabwo abashakanye bose bifuza gukora imibonano mpuzabitsina nyuma y'intambara n'intonganya. Guhoberana, gusomana cyangwa se gufatana mu biganza bishobora kuba byiza cyane mu gihe mutarumva mubohokeranye neza. Reka noneho turebere hamwe uburyo bwo gukoranaho k'umubiri mu gihe uri kure y'umukunzi wawe. Niba uri mu ntera ndende kure y'umukunzi wawe, guhoberana, gusomana ndetse no gufatana mu biganza ntabwo ari amahitamo yanyu, ariko kuganira kuri video byatuma bishoboka cyane ko mubana kandi mukishimana cyane mu gihe mutari kumwe. Imvugo y'umubiri cyangwa se body language yigaragaza cyane nk'ururimi rw'amagambo. Niba rero ururimi rwawe rw'urukundo ari ugukoranaho k'umubiri, ururimi rw'umubiri body language rushobora kuba ingenzi cyane. Iyo uri kure y'umukunzi wawe, ukorana video na mugenzi wawe, ukamenya neza kumwitayeho bitagabanyije. Jya ahantu hatuje ndetse uzimye ibindi byose byakurangaza. Mureba n'akana ko mu maso kuri video kandi ukoreshe gutumbira imvugo y'umubiri ibizwi nka body language kugira ngo umwereke ko uri kumwe nawe. Silva, umuhanga mu by'imibanire, avuga ko ari byiza gutegura itariki yo kuganiriraho kuri video. Shyiraho itariki n'igihe nk'uko byaba bimeze muramutse muri ahantu hamwe, ugakora ibyo wakora byose nk'uko mwaba muri kumwe n'ubundi. Mushobora kwambara nk'abasohotse bagiye kuganira, mugategura buje, mugategura fanta, vino cyangwa se champagne. Akora mbese ibyo musanzwe mukora ariko noneho mukoresheje video. Ubundi buryo bwo kwerekana urukundo rushingiye mu gukoranaho k'umubiri utari kumwe n'ukunda harimo koherezanya utu emoji tw'utubizu, koherezanya impano zibibutsa impumuro y'umubiri, ishati yawe wambara cyangwa se parufe yawe witera, ndetse yewe mushobora kandi kuganira ku byo gukoranaho nk'uko mujya mubikora igihe muri kumwe. Yego ntibishobora kuba nk'ibisanzwe, ariko ibitekerezo byacu bishobora kuba igikoresho cyiza ku bashakanye cyangwa se abakundana batari kumwe bashobora gukoresha mu gukuza ndetse no kwishimira urukundo rwabo. None ni gute wamenya niba gukoranaho nk'ururimi rw'urukundo n'umukunzi wawe ari rwo nawe rumunyura? Abantu bakunda kwerekana urukundo mu buryo nabo ubwabo barubona. Niba umukunzi wawe ahora yerekana urukundo binyuze mu mikoreshereze y'umubiri nk'uko byasobanuwe haruguru, nuko nyine ari rwo rurimi rwe rw'urukundo cyangwa se love language. Urebye akamaro ko kuganira mu mibanire yanyu, inzira nziza yo kumenya neza ururimi rw'urukundo rwa mugenzi wawe ni ukuvugana ku bibashimisha igihe muri kumwe. Mbese ibinyura buri wese mu mubano wanyu. Shakisha indimi 5 z'urukundo, uzisesengurire hamwe, urebe niba gukoranaho k'umubiri byumvikana neza ndetse bikundwa cyane n'umukunzi wawe. Ndi mugana ku musozo, kwitanaho mu mubano w'urukundo rwanyu akenshi ukenera gukoranaho k'umubiri, physical love touch, kugira ngo utere imbere, mbese uwo mubano utere imbere ndetse urukundo rukomere cyane. Ariko imibonano mpuzabitsina ntabwo ari bwo buryo bwonyine bwo kwereka umukunzi wawe ko umukunda kandi umwitayeho, nubwo nabwo ari bumwe mu buryo bwubaka umubano. Ushobora gufata uwo ukunda mu rukenyerero, muri mu gikoni, muri gufatanya guteka, cyangwa se ukamufata mu kiganza igihe murebera hamwe filime, cyangwa se ugasoma umusaya we mu gitondo mbere yo kujya ku kazi.
Mbese rimwe na rimwe ibikorwa byoroheje by'urukundo nibyo bigira ingaruka nziza, cyane cyane mu gihe cyo gukoranaho k'umubiri. Ni ibintu bikeya kandi bitagoye wakora, ubundi urukundo rwanyu rukaganza. Ikiganiro cyo ni ruganze, mugikurikirana kuri chaîne ya YouTube yitwa M250 TV. Ngewe wabagejeje iki uyu munsi ndi Muhire. Munyemerere mbahe inkuru nziza mbere yuko ngenda. Wari uzi ko guhana impano hagati y'abakundana, baba barashakanye cyangwa batarashakana, ari uburyo bukomeza urukundo mu buryo utakumva? Urunguru ni rumwe mu ndimi z'urukundo ibizwi nka love language, zikoreshwa na benshi kandi urukundo rukarushaho gushinga imizi. Ibi ngibi NZE Gift Shop yarabyoroheje. Ubu ngubu ni ububiko bwo kuri murandasi, online shop, bwizewe kandi bworohereza umuguzi wese kubona impano nziza yo guha umukunzi we. Hamwe na NZE Gift Shop ushobora gutumiza ibizwi nka booking ku mpano iyo ari yo yose wahitiramo umukunzi wawe. Nyuma yo kuyibona mu bubiko online shop bwa NZE, buri kintu cyose kijyanye no kwambara ndetse n'ubundi bwoko bw'impano ubwo ari bwo bwose wabusangamo. Ushobora gukurikira ibiriho ndetse n'ibindi unyuze kuri link iri muri description. NZE Gift Shop. NZE Gift Shop, umuhuza w'ingenzi mu rukundo rufite intego, igisubizo ku bashaka kumenya agaciro k'impano mu rukundo. Tugane ubundi urebe uburyo ugenera umukunzi wawe utavunitse. Ndabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye iki kiganiro. Kora like nimba wagikunze, twandikire muri comment, kandi nimba hari ikindi ushaka kutubwira cyangwa se twazagarukaho ubutaha, kora subscribe nimba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Dufashe kandi gusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka ndetse ubutumwa bugere kuri benshi. Naho ubutaha, ciao ciao.